Ikaze kuri Yes TV Rwanda, turabashimiye kuba mukomeje kudukurikira. Uyu munsi turi hano ngo tubasangize uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga ukoresheje smartphone yawe, ndetse turanasobanura na app 10 ziri ku isonga mu gufasha abantu kwinjiza amafaranga nta gishoro kinini bakeneye, yewe zimwe muri zo nta n'igishoro ukoresha. Icyo uba usabwa ni ugukoresha interineti yawe na smartphone yawe. Nyamuneka niba ufite smartphone ukaba uyikoresha ugura interineti buri munsi, ukaba utayibyaza umusaruro, nyamuneka bisa nkaho nta kintu ikumariye, bisa nkaho nta kintu ufite, bisa nkaho ufite baringa niba ari uguhamagara gusa ukajya no kuri YouTube ukareba abandi uburyo bazibyaza umusaruro. Wowe utayibyaza umusaruro uri mu gihombo gikomeye cyane. Ni byiza yuko rero ugomba gukanguka mu bwonko, nyamuneka ugatekereza. Kuba ufite amahirwe yo kuba ufite smartphone ni byiza kandi ni ibyo kwishimirwa, kuko birashoboka yuko smartphone ufite ishobora kugutunga igihe nta kazi ufite, igihe nta yandi mahitamo ufite, yewe ushobora no kubyitaho ikakubera akazi ka buri munsi, ukajya ureka kwirirwa wirukanka na dokima ushaka akazi. Mbere ya byose rero reka turebere hamwe app z'ingenzi wakoreraho amafaranga buri munsi ndetse ukayabikuza. Yewe ibyiza birimo nuko akarusho uyabikuza kuri MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money. Nyamuneka ibintu murumva atari ingenzi. Mugiye kubana nitwa Gasigwa Emmanuel Cyiza. Mbahawe ikaze muri kino kiganiro cyiza cy'ubwenge kandi cy'ikoranabuhanga kigamije kubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Tuzagenda turebera hamwe n'izindi video nyinshi zitandukanye. Nyamuneka ino channel akamaro kayo ni ukunyuzaho uburyo bwose bushoboka bwo gukoreramo amafaranga. Mbibutsa yuko ntabwo gahunda yacu ari ukubagezaho scam. Tuzajya tureba ibishoboka aba ari byo tubabwira, ibidashoboka ntabwo tuzagira gute. Ntabwo dukeneye kubona views cyangwa se indonke. Icyo dukeneye ni uko nunguka nawe ukunguka, twese tugatera imbere. Nyamuneka niba uri mushyashya kuri uno muyoboro, kugira ngo tubane muri video zose zitandukanye kandi z'uruhererekane ku kijyanye no kubyaza umusaruro interinete, kubyaza umusaruro smartphone zacu dufite, ni byiza yuko ukanda subscribe, ugakora ku nzogera, ukiyandikisha kugira ngo video yose yitwa kica kuri uno muyoboro ikaba yakugeraho. Kandi natwe turakwizeza yuko video yose tuzanyuzaho izakugira umumaro. Nyamuneka nubona hari icyo turi gukora kidakwiye cyangwa se kinyuranyije n'amabwiriza, twandikire muri comment utubwire. Ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cy'agaciro. Tudatinze rero reka tuze turebere hamwe app 10 ushobora kureba, wowe ukaba wahitamo imwe bitewe n'amahitamo yawe, kuko ntabwo zazikora kimwe nubwo zinjiza amwe, hanyuma ugahitamo imwe, ebyiri cyangwa se ugakoresha iyo ngiyo ukayibyaza umusaruro. Hanze aha hari ikoranabuhanga riri gutanga amafaranga, hari website nyinshi zitanga amafaranga, ariko abantu benshi umwanya munini wabo bari kuwumara birebera TikTok, bari kureba abinjiza, mureba YouTube, muri kureba abinjiza kuri social media zabo, y'umureba abari kwinjiza amafaranga, ariko wowe uba wasohoye izo bando zawe. Nyamuneka rero ngiye nkugira inama yuko izo bando zawe kuzigura, ugomba kuzigura uzibyaza amafaranga. Ntabwo ugomba kuzigura
uzijyana mu bihombo ntabara ko nk'aho ari ibihombo, kubera yuko ntacyo uba uri kwinjiza. Izo video ntago uri buzijyane ku isoko ngo uzigure umwenda, ariko icyo wakuyemo yaba amafaranga wakuye kuri iyo website ushobora kuyajyana ukayakoresha icyo ushaka mu nyungu zawe bwite. Twagiye na website ya mbere. Website ya mbere bayita Upwork. Iyi website igufasha gukora akazi nka freelance, kwandika, gushushanya, gufata amashusho, coding n'ibindi. Amafaranga uyabona kuri PayPal cyangwa Wise, ukayabikuza kuri Momo yawe. Nyamuneka niba uzi ko ufite buno bumenyi bwo gushushanya, gufata amashusho ndetse no kurikodinga n'ibindi. Hari abantu babizi ariko baba babiryamanye mu rugo, baba barabyize, ugasanga ari aho ariko biri kumupfira ubusa, ari kwirirwa asaba amayinite kandi afite smartphone, afite n'ubushobozi bwo kubona internet. Nyamuneka bikaba byamupfira ubusa. Iyi ngiyi rero ni abantu bafite ubumenyi kuri ibyo twavuze haruguru. Naho iya kabiri bayita Fiverr. Fiverr yo akazi nk'ako kuri Upwork iriko yiyongeraho serivisi zoroheje nko gutegura udushusho, gutunganya amajwi n'ibindi. Naho iya gatatu bayita Solver Junkie. Ushobora kubona amafaranga wishyurwa mu gusubiza ibibazo by'ubushakashatsi. Nyamuneka ahangaha wenda iza mbere zo ziragoranye kuko zikeneye ubumenyi bwinshi cyane. Iya mbere n'iya kabiri ubaye udafite ubwo bumenyi nabwo nagushishikariza kugira gute kuyikoresha. Ariko iya gatatu bita Solver Junkie, iyi ngiyi ushobora kubona amafaranga wishyurwa mu gusubiza ibibazo mu bushakashatsi. Nyamuneka ushobora kuba utazi icyongereza, nzabakorera video ubutaha uburyo ushobora kwifashisha AI ukaba wasubiza bino bibazo utazi icyongereza, ikaba yagufasha gusubiza ibibazo ukaba wakinjiza amafaranga. Nyamuneka uburyo bwinshi burahari, witinya ngo nuko ngo nta cyongereza uzi. Abo ngabo nabo batekerejweho cyane, nabo babakorera uburyo bwo kwifashisha AI cyangwa se iyo banakita ChatGPT. Abantu benshi bamaze kuyimenya ariko hari n'abantu benshi batari bayimenya. Nyamuneka mujye mwinjira muri ikoranabuhanga mubashe kumenya ibintu byinshi cyane. Nayo izagufasha nusanga nk'izi test cyangwa se izi test zo gukora ubushakashatsi ziri mu cyongereza, ushobora kwifashisha iyo AI ChatGPT ikaba yagufasha kugusubiriza ibyo bibazo ukinjiza amafaranga. Ni ubuntu kuyikoresha. Naho iya kane bayita Toroka. Toroka ushobora gukora imirimo yoroshye nko kwemeza amafoto, gusubiza ibibazo n'ibindi ugahita uhembwa. Ahangaha nko kwemeza amafoto, aha twavuga se nko kuba wenda wafotora ifoto wenda bagusabye, ukaba wagira gute, ukaba wayohereza, barakwereka bakubwira ati dukeneye wenda ifoto isa gutya na gutya, wenda urifotoreza ahantu aha n'aha, utwoherereza iyo foto. Iyo bayishimye baguha amafaranga, kandi bakongera akaguha na cya kindi cyo gusubiza ibibazo ugahita uhembwa. Kandi mbibutsa yuko izi zose twabahitiyemo kuri mobile money birakunda. Nyamuneka niba iyo uri buhitemo uratubwira, tuzayikoreho video uburyo bayifungura n'uburyo bayikoresha kugira ngo bayibyaze amafaranga. Iyo uri buze kukunyura unyandikire muri comment
tuzayikomerezeho ubutaha, kuko zose ntabwo twagenda tuzifungura tuzerekana, bizaterwa n'amahitamo yanyu. Iya gatanu bayita Swaggerback. Swaggerback iyi app iguha amafaranga yo gukoresha mu gukora safari, kureba video cyangwa gukina imikino. Aha Swaggerback icyo twavuga ni ugukina game, nyine muri kubyumva, ni ugukina game no kureba video baba bakoherereje. Iyo byose hari imikino baguha, bakaguha n'amavideo, ukagenda ukora amataska, bakaguha amafaranga. Ayo mafaranga nayo aratransferwa, ukaba wayashyira kuri mobile money yawe, ukayakoresha ibyo ushaka. Iya gatandatu rero ni ingenzi cyane, ni ingenzi ku bantu bose, ku muntu wese ubasha kuba afite internet, kuko iyi ngiyi ishobora kuzahindura ubuzima bwa benshi. Ati ni iyihe rero? Iya gatandatu bayita Pi Network. Iyo mvuze Pi Network bamwe bahita bumva ati ibyo ni bya bindi byo mu gihe kizaza tutazi niba bitazanabaho. Pi Network nyamuneka, icyo nagusaba nuko utagomba guca amazi iyi application. Ni ikosa rikomeye cyane, kuko hari ibyo ushobora guhomba kandi ukazicuza nyuma igihe cyararangiye. Nyamuneka rero Pi Network yiha agaciro, uyiteho, nayo ntago aka kanya ishobora guhita iguha inyungu, yo ushobora kuyifatanya n'indi application muri zino twavuze, kubera ko yo ntabwo izaguha inyungu nonaha, kuko ni ukumayininga izo mining zawe, cyangwa se bakaguha icyo bita Pi. Iyo Pi rero niyo ivamo amafaranga. Ayo mafaranga rero azagira igihe yemezwe, tujye tuyatransfera kuri momo zacu ndetse na banki. Ino app ya Pi rero yerekana uburyo bushya bwo gucukura no kubika crypto itandukanye. Iyo byumvikanye neza ushobora kuyabikuza, ariko ahangaha ntabwo wahita uyabikuza nonaha utumva ngo wazibikuza. Ntabwo bishoboka ko wazibikuza, kuko ntabwo barayironchinga, ariko nironcingwa izaba iri mu gaciro gakomeye, kamwe n'aka Bitcoin na za Ethereum na za Solana. Ni zimwe muri crypto tuzi zihenze cyane hano ku isi y'Imana, zihetswe na Bitcoin, ariko nayo ikaba izaza, nayo iri muri zimwe zikomeye hano ku isi. Nyamuneka abashoramari bakomeye cyane hano ku isi nka Elon Musk, ariwe nawe mukuru wayo, bashoyemo amafaranga menshi cyane. Umva ko rero mu minsi iri imbere ishobora kuzaza ifite agaciro gakomeye cyane. Ni byiza yuko rero utagomba kuyica amazi. App ya karindwi rero bayita Honeygain cyangwa Honeygain. Iyi app ushyira iyi app muri smartphone yawe cyangwa muri mudasobwa, ukinjiza amafaranga ukoresheje data, kandi ukayikoresha nayo ukina amagame baba baguhaye. Nayo ni game, ukareba amavideo, hari amataska menshi y'abatandukanye, bakaguha ibyo ugomba gupostinga kandi no gusharinga, nabyo byose bakaguha amafaranga. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, kandi aya yose nyamuneka mbibutsa yuko arabikuzwa kuri mobile money. Aha twageze kuri app z'ibihangange rero zikomeye cyane hano ku isi y'Imana, zitunze abantu benshi cyane, bamwe babaye ba miliyoneri kubera zino app uko ari 3 zisigaye. Nyamuneka niba uri mushyashya, mbere yuko tuvuga zino app 2 zisigaye ukaba utarakanda subscriber, nyamuneka mu gihe tukiri kuzireba tugenzura, nyamuneka waba ukanda ku nzogera, ugakanda subscriber, ukandika muri comment. Nyamuneka byose ni ingenzi kuri twebwe, ni inkunga ikomeye cyane. Okay, nizere ko mwabishoje. App ya 8 rero ku bantu batayizi, app bayita Binance.
Binance ushobora gukora crypto trading cyangwa staking, ugahita winjiza amafaranga buri munsi, yaba buri saha, buri munsi, buri kwezi cyangwa se no ku mwaka. Ifitemo ingero nyinshi cyane. Iyi Binance ku bantu bayizi bayikoresha barayizi, ifite n'uburyo bwiza bwo gukoreramo amafaranga nta gishoro, aho usitakinga bakaguha amakoyini ukaba wayabikuza. Nayo igira uburyo bwo kubikuza aribwo bita peer to peer, ukataransfera amafaranga yawe kuri mobile money, cyangwa se wabishaka ukayinjiramo ukagishoramo n'amafaranga. Ibyo byose nimubikunda muratwandikira muri comment mutubwira. Iyi cy'icyenda niyo twakita YouTube. Wow! Iyo mvuze YouTube rero buri muntu wese ahita yumva YouTube. YouTube ni urubuga rukomeye cyane hano ku isi, rurebwa n'abantu batari bakeya hano ku isi, rukurikiranwa kandi rukoreshwa n'abantu benshi hano ku isi. Rukaba rufite abamiliyoneri barubamo cyangwa se barukoresha mu gushyiraho amashusho, babandi twavuze bakayareba, hanyuma ba nyirazo bakunguka amafaranga menshi. YouTube iri kwinjiriza abantu amafaranga menshi, by'umwihariko hano mu Rwanda abantu babaye abakire kubera YouTube social media. Iyi YouTube rero uyikoresha muri smartphone yawe, ushobora kurekura video zifite agaciro kinjiza amafaranga binyuze mu kwamamaza. Ahangaha rero YouTube iyo uyikoresheje, ubu hari uburyo ubonamo bwa ads cyangwa se ads ni ibikorwa byo kwamamaza. Iyo wamamarije mujya mubona video nyinshi zitandukanye ziba zirimo ibyamamazwa, baguha amafaranga menshi, ariko ibyo ntabwo wabigeraho utayifunguye ngo ujye kuyikoresha urebe ibyayo. App ya 10 iyo bita TikTok Creator Fund. TikTok Creator Fund buri muntu wese arayizi, waba umuturarwanda wese, yewe n'uwo mu miferege epfiriya yuvuze TikTok Creator Fund ahita yumva ibyo ari byo, ariko icyo batari bamenya ni uburyo bayibyaza umusaruro. Ibyo byose ni ibintu ugomba kwitaho kandi ukanamenya. Ku bantu bashobora gukora amavideo akurura abantu, iyi app iguha amahirwe yo kwinjiza amafaranga binyuze mu kwamamaza. Icyitonderwa kugira ngo ubyaze izi app umusaruro, ugomba kuba ufite imikorere myiza, ubwenge bwiza bwo guhitamo n'ubushake bwo kwiga. Ntabwo ibi byose wapfa kujya kuri telefoni ngo ubikande ngo bihite byemera cyangwa se bihite bikunda. Hari n'ibyo ugomba kumenya. Niba ari ukumenya ngo uramenye ko wafungura iyo app, uramenye uko uri gukora izo test. Nicyo rero baba bashatse kuvuga, ukabijyamo ubizi. Mu gusoza rero, icyo twagira abantu inama, iyo ufite smartphone itakwinjiriza amafaranga, uba uyikoresha nk'umuntu ufite umuhoro ariko adakoresha ngo asature ibiti. Smartphone yawe ni ikoranabuhanga rikomeye ryagufasha guhindura ubuzima bwawe. Witekereza ko kugira amafaranga bisaba igishoro kinini, ahubwo bisaba ubwenge bwo kumenya no kwibyaza umusaruro. Kuri Yes TV Rwanda turi hano ngo tubafashe kuyikoresha neza, tukwereka amahirwe ari imbere yawe. Ntucikwe n'amasomo yacu kuko ashobora kuba intangiriro y'imbuto nziza mu buzima bwawe. Icyemezo ni icyawe. Subiza smartphone yawe agaciro uyikoresha mu gukorera amafaranga, aho kuba igikoresho cyo gutakaza igihe gusa. Kurikirana Yes TV Rwanda none ugire intangiriro nshya yo kwinjiza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga ryawe. Twese birashoboka.
icy'ingenzi ni ukumenya aho duhera dutangirira ibyo byose. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye muri kino kiganiro. Nyamuneka niba wageze ku musozo w'ino video uri umuntu w'intwari, reka nkubwire ati congratulation, kuko hari ibintu byinshi umenye usobanukiwe. Nizere yuko smartphone yawe itagiye kukubera igikoresho cy'igihombo gusa cyangwa se kwitaba no guhamagara. Nizere ko ugiye kwibyaza amafaranga. Reka tubane muri video zitaha.